Umuhanzi rurangiranwa mu Rwanda Itayiwacu Bruce uzwi nka Bruce Melody yashimiye Minisitiri Olivier Nduhungire. Bruce Melody kandi yanavuze ku ndirimbo ya The Ben imaze iminsi iri kuroza ku mbuga nkoranyambaga yavuzweho n'abantu benshi ndetse iyi ndirimbo yavugishije abantu benshi. Ni nyuma y'uko aba bahanzi bombi mu minsi yashize habaye ikiganiro n'itangazamakuru, aba bahanzi bombi barahura hanyuma baganira cyane n'abafana babo, by'umwihariko banavuga projet cyangwa se igitaramo bafite ku itariki ya mbere kwa mbere mwaka wa 2026. Uyu Itayiwacu Bruce ndetse na The Ben muri iki gitaramo cyangwa se muri ayo muhuro bari kumwe n'abafana ndetse n'itangazamakuru mu minsi iri imbere yaho bagombaga gusohora indirimbo. Nka Bruce Melody yavuze ko minsi 3 yonyine yagomba gusohora indirimbo yitwa Munyakazi, ni koko iyo minsi yarashize indirimbo yitwa Munyakazi irasohoka. Na The Ben nawe hashize iminsi 5 nuko asohora indirimbo yitwa Indabo Zanjye. Iyi ndirimbo ya Bruce Melody yitwa Munyakazi ni indirimbo yiganjemo amashusho abahanga mu gusesengura bagereranyije no kwiyenza kuri The Ben cyangwa se kumushotora. Aya mashusho yiganjemo nko kuba hari ahantu Bruce Melody afite icyuma agahuha umusatsi w'umuntu hanyuma ukamuvaho, byagaje kugaragara ko uwo muntu nyine yari afite imisatsi ya perike. Ibi bikaba bisobanuye ko umuhanzi The Ben kenshi na kenshi muri iyi minsi cyangwa se mu bihe byashize yakunze kwambara imisatsi ya perike. Bikaba bishatse kugaragara ko ahanga yarashatse kumushotora mu buryo bugaragara. N'ahandi hantu hatandukanye muri iyi video hagiye hagaragara cyangwa se abahanga no gusesengura bagiye bareba bakabigeranya n'ubuzima bwa The Ben cyangwa se na The Ben. The Ben nawe nabwo yaripfanye nyuma y'iminsi irenga 5 ubwo yarateguje abafana babo ko iyo ndirimbo izaba yagiye hanze. Byaratinze indirimbo iza kujya hanze. Indirimbo nayo itangira hari ahantu bameze ngaho bari kubaga umunira cyangwa se uri kugabanya inda. Aha bikaba bivugwa yuko naho yashoteye Bruce Melody mu buryo bugaragarira amaso, kubera yuko Bruce Melody byize kuvugwa yuko yigeze kugabanyisha cyangwa se kujya kwibagisha inda kugira ngo igabanyuke. Itayiwacu Bruce cyangwa se The Ben abahanzi bari bahanganye mu myaka myinshi ishize, gusa uyu munsi none bwo byafashe indi ntera mbere yuko abafana babo babona igitaramo cyabo muri BK Arena ku itariki ya mbere z'ukwa mbere mwaka wa 2026, kubera ko uyu munsi none ihangana ryabo ryafashe indi ntera. Ben kandi muri indirimbo yitwa Indabo Zanjye aho yagaragaye afite indabo cyangwa se hari abantu bafite indabo bagiranye na Bruce Melody wari utegereje umuntu ku kibuga cy'indege akahirirwa umunsi wose akamubura. Itayiwacu Bruce kandi indirimbo ya The Ben cyangwa se indirimbo yitwa Indabo Zanjye y'umuhanzi The Ben, hari aho The Ben cyangwa se Taiga nkuko mukunze kumwita, aho hari umuntu waje afite inkweto ishaje cyangwa se urubyiruko dukunze kwita ikinyusi, nuko The Ben akamuha inkweto nshyashya. Ibi rero bigereranywa n'ubuhanzi cyangwa se n'imibereho ya Bruce Melody mu buzima busanzwe. Bano bahanzi bombi n'abahanzi bakora neza cyane mu Rwanda ndetse no ku ruhando mpuzamahanga. Nka The Ben afite collab muri Tanzania ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye, ndetse n'umuhanzi Bruce Melody nawe afite collab mu bihugu bitandukanye aho yagiye akora indirimbo zitandukanye n'abahanzi batandukanye. Bruce Melody afite ibihembo bitandukanye mu muziki yakoreye mu myaka myinshi ishize, ndetse na The Ben bivugwa yuko afite ibihembo bitandukanye yakuriye mu bihe bitandukanye. Gusa icyo wamenya nuko aba bahanzi bombi bahanganye, The Ben cyangwa Mugisha Benjamin ari watangiye umuziki imbere ya Bruce Melody. Umunsi wa none Bruce Melody cyangwa se Itayiwacu Bruce ari ku gasongero, gusa aba bahanzi bombi barahanganye mu buryo bugaragarira amaso. Komeza ubane natwe kuri Taifa Rwanda udukurikirane umunsi ku munsi. Komeza ubane natwe. Njye nitwa Eliza Taifa. Ukande subscribe kugira ngo ujye umenya amakuru yose mashyashya ari gusohoka buri kanya. Ndabashimiye cyane, Imana ibarinde.